ariko turebe natwe tugerageze tuvuge tuti mu mwuka duhagaze dute. Ese ko coronavirus yaje, ese coronavirus yo mu mwuka bimeze gute? Turabasuje mu izina rya Yesu abadukurikiranye mu Rwanda ndetse no hanze y'iki gihugu. Imana bahereza umugisha bari muri Zambia, bari muri Kenya, bari muri Uganda, Afrika yose ndetse n'abari muri Amerika n'abari mu Bwongereza n'Ubufaransa. Imana bahereza umugisha mwinshi. Nkuko rero musanzwe mudukurikirana mu biganiro byacu tugenda tugirana, twifuje kubasangiza ikiganiro cyitwa agakiza, guhinduka mu muntu umwe imbere. Iyo umuntu agiye guhindukamo imbere bijyana n'imikorere cyangwa n'imimerere, ntabwo bijyana nuko abantu bakubona, nuko abantu bakuzi, cyangwa naho utuye, cyangwa n'agacuvamo, cyangwa se naho usengera. Hari abantu bitwaza cyane amadini, ntabwo ndi bwinjire mu madini cyane, ahubwo ndaza kwinjira mu muntu umwe imbere. Ariko hari abantu bumva bakakubwira ngo ADPR, ngo Restoration, ngo Zion, ayo madini yose tuyabarizwamo tukanasengeramo ni byiza, ariko ntago ari byo bitanga agakiza. Agakiza ni iki? Agakiza ni igihe umuntu yahindutse, kandi muri uko guhinduka ko umuntu bikagaragaza impinduka. Rero bene data dukwiye guhinduka mu mutima, tugahinduka bivuye muri twebwe, tutabiguze, tutabyiganye. Hari abantu bigana, usanga umuntu niba akoze ikintu abandi baramwiganye. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo bisobanura guhinduka cyangwa se agakiza. Ndaza kubereza urugero ruto cyane. Hari igihe uba wicaye ahantu cyangwa uri kwigisha ahantu, ugasanga umuntu arakubwiye ngo ngenda hindutse muri za 89 za 70. Ni byiza, ariko dukeneye impinduka aka kanya. Imana irakubona gute? Ese aya masaha umwuka bimeze gute? Rero bene data bashiki bacu turagira ngo tubashishikarize ngo duhinduke cyane bivuye mu mutima, duhinduke bituvuyemo, duhinduke tutabiguze, duhinduke ari byo bintu bese twiyemeje guhinduka, impinduka. Rero ijambo ry'uyu munsi turashingira ku gakiza, agakiza k'impinduka, guhinduka. Hari ibintu abantu bajya bakora, bagasenga, bakaririmba, bagahanura, bakaba mu bintu byose bitandukanye, ariko nta mpinduka. Impinduka ukazishaka ukazibura mu muntu, ariko iyo umuntu ahindutse ahinduka mwimbere muri we. Ibintu akora, ibintu avuga, uko agenda bigaragaza impinduka muri we. Mwisi yashize nahuye n'umumama umwe aranganiriza nkaneza ibintu bikomeye. Ibi bintu numvishe bisekeje cyane. Yarambwiye nti agakiza nuko umuntu abaho anezerewe, yinezeza. Ntabwo ari byo bita agakiza. Agakiza ushobora no kubabara kugira ngo abandi babeho neza. Iyo tusobanuye imbuto cyangwa kugira imbuto cyangwa kugaragaza ubunyamwuga bijyanye no gukora ibintu neza, bigaragaza kwitangira abandi, kuba imfura, kuba inyangamugayo. Kuba inyangamugayo, nta muntu wabinyangamugayo atari imfura. Donc kugira ubupfura, uriyemeza ukababara ariko abandi bakabaho neza. Rero mu gakiza ntabwo wikurura wishyira, ahubwo ukurukira abandi. Yesu ari ku musozi Getsemani, ari kumwe na Petero na Yohana na Yakobo barimo basenga. Petero abareretswe, yeretswe ishyurwa rikomeye, aragenda abwira Yesu ikintu gikomeye. Aravuga ngo reka twubake inkande eshatu, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Ariko we ariyanga. Rero mu gakiza nabwo tugomba kwiyanga, tukagira ikintu kijyanye no kugira gukunda bagenzi bacu, tukabakunda tubakundishije umutima wacu wose, kandi tukabakunda tuzi neza yuko ibyo tubakorera babitwishyura cyangwa se batabitwishyura, Imana ikazabitwishyura, n'abandi bakazabikorera abandi. Imana ihimbazwe cyane. Hari undi muntu wigaza anganiza ikintu gikomeye, arambwira ni kozi w'Imana ari ikintu gikomeye nshaka ko tuganira. Ati ngewe ibintu bijyanye n'amagambo kuvugwa, ibyo bintu birandambiye muri nge, ndimo numva rwose nabivamo. Ntabwo akari agakiza. Iyo ugira ngo umenyekane nuko abantu bakuvuga, iyo ugira ngo abantu bakumenye bamanza kukuvuga. Rero iyo umuntu atarakuvuga ntabwo ubura akamenyekana, ariko iyo umuntu akuvuze nibwo umenyekana. Reka suza abantu bose bavugwa, kasuza abantu bose barwanywa, abandi bose bagambanirwa, mbabwire ngo iyo utaragira kuri point yo kuvugwa ntabwo uburakomera, ariko iyo umaze kuvugwa nibwo ubugiye kumenyekana. Reka bagushyira status, bagushyira ahantu hose, Facebook na WhatsApp. Rero iyo utaravugwa ntabwo ubuzwi. Ndabahereza urugero cyane. Bibiri ijambo ry'Imana yatubwira ngo umuntu wakuvuze nabi ni nawe uzagaruka akakuvuga neza. Rero ntabwo iyo umuntu akuvuze ntabwo wababara. Akuvuze abantu bavuga bakavuga n'umwana uvuka ukambakamba, bakamuziza papa we cyangwa mama wiwe. Wowe rero uri umuntu mukuru, reka abantu bakuvuga rwose ntacyo bitwaye, kuko iyo umuntu akuvuga nuko abagutinya.
ndaza gusubira mu kano kantu. Umuntu yakuvuga abagutinya, nta muntu ushobora kukuvuga atagutinya. Abo mama babiri bigeze babaterana bavuga ku muntu umwe, barangije baravuga bakora ikiganiro gikomeye ati yaraguye kandi nta n'ijambo akigira, yewe nta nubwo akimeze gutya, baravuga batondekanye amagambo menshi cyane. Ariko umunsi umwe baraza bakora ikiganiro kindi kuri wa muntu bavuze. Wa muntu bamaze kumuvuga baragenda baricara, bamaze kwicara uko bagendaga bamuvuga bagendaga bamusebya, birumvikana uko inkuru yatangiye sinakwisozwa. Baramuvuga bakora ibyo bashaka byose, bamaze kubikora barangije baricara. Umwe arabwira kamanze shire ibyo kurya ku mbabura, arangije arabikora bitereka ku imbabura. Aragaruka ati amakuru yanyu ati ni meza, ati uramuzi nawe, ati ndamuzi rwose, ati se uramureba, ati ndamureba, ati uramurebye neza, ati urabona aragakiza kimurimo, urabona ari Imana ikimurimo, ati nanjye maze iminsi mbikeka, ati maze iminsi rwose mbona nta gakiza kabirimo n'ukuri kose. Undi mumara ubwira ni rero uyu muntu yaraguye kandi byararangiye. Waba undi bavugaga ntabwo ahari, ariko asubiye kujya kureba ibyo kurya yasize kwimbabura asanga byashiririye cyane. Rero iyo bakuvuga nuko ubukomeye cyane. Urumva waba umuntu bavuze atumye barara inzara, nuvuga ngo reka bakuvuge barara inzara, reka bakuvuga uko babishaka, reka baguharabika uko babyumva, amaherezo kakanwa kakuvuze nabo dukurikiranye kazagaruka kakuvuge neza. Rero mwebwe mudukurikiranye muri iki kiganiro dufitanye, ndagira ngo mbabwira ngo agakiza no guhinduka mu mutima, agakiza si imirimo, agakiza ni uguhinduka muri wowe. Abantu usanga umuntu urasenga ati ndasenga, none se ugashaka imirimo yiwe ugashaka ukayibura. Rero bene data mudukurikiranye, tugomba guhinduka, tugahinduka mu mutima, tugomba guhinduka, tugahinduka tubikeneye, tugomba guhinduka bikagira ingaruka ku gihugu, ku muryango, ku bandi ndetse no ku bandi bantu tutazi. Kuko iyo umuntu ahindutse biba byiza cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu byakozwe no mu bice byaho 30 aravuga ngo nuko noneho menye neza yuko mu mahanga yose umuntu ubaha Imana agakorera gukiranuka, uwo ngo Imana igira gute iramwemera. Kwemerwa ntabwo ari umuzungu, ntabwo ari umwirabura, ntabwo ari iki. Kwemerwa ni imirimo wakoze, n'agakiza no guhinduka bivuye mu mutima bikakuvamo muri wowe, icyo gihe uba wemewe rwose. Rero agakiza ntabwo ari imyambaro, ntabwo ari imisatsi, ntabwo ari amajipo, ntabwo ari inzara, ntabwo ari no. Agakiza kava mu mutima w'umuntu, agakiza kava mu bintu umuntu agukoreye, agakiza kava mu byo wowe ubona. Ntabwo agakiza bakavuga ku munwa, ahubwo agakiza kava mu bintu umuntu agize gute, umuntu abona. Muri iki gihe cya coronavirus ndanabihanganisha cyane, bafite ibibazo bikomeye, natwe mu Rwanda birimo ibibazo bikomeye, ariko durushaho no gusenga, turushaho gusenga. Abantu birinze coronavirus, bari kwiprotecting ibintu bikomeye, ibintu ni byiza bene data bashiki bacu. Ariko turebe natwe tugerageze tuvuge tuti mu mwuka duhagaze dute. Ese ko coronavirus yaje, ese coronavirus yo mu mwuka bimeze gute? Mu mwuka ndashaka kuvuga guhinduka, twakwirinza nkuko twirinda coronavirus. Usanga ahantu hose ari kandagira ukarabe, amaga, udupfukamunwa ari ibintu byose. No mu mwuka tugomba kubihuza, tukagerageza tukirinda coronavirus mu buryo bw'umubiri, ariko no mu mwuka tukayirinda kuko ni ibintu bikomeye cyane. Mugomeza no kwihanganisha Ubushinwa n'abandi bose. Abadukurikiranye bari abanyarwanda ndabizi barahari benshi, turabihanganishije rwose, kandi Imana yonyine niyo yagira ikintu ikemura kandi igakora ko amaguverinoma yarananiwe. Nta kindi kintu cyakorwa, abaganga abadogiteri byaranze, ariko ndabashishikariza mbabwira ngo murushaho gusenga. Uko icyorezo kiba cyinshi, uko icyorezo kigenda cyogera, ibihugu byose bikagiramo, turushaho gusenga Imana, tuyereka uburyo tubabaye, uburyo tubabajwe nacyo. Kurabona ibintu byahagaze, amasoko byahagaze, ibintu byakomeye, usanga ibiciro ku masoko byuriye kubera yuko abantu bakeneye n'inyungu zitari zikenewe. Ibyo nibyo nabitaga agakiza. Agakiza niba umuceri ugura 25 cyangwa 20, kubera ko uzamuka kugeza kuri 30, ntabwo ari agakiza. Niba igitoki kigura ibihumbi 10, kuko kigize 15 cyangwa se 12 cyangwa se 8 cyangwa 2, kandi kigura ibihumbi 3 cyangwa se 2, ako ntabwo ari agakiza. Agakiza ni ukuguma uriwe n'uhindagurike. Hari abantu bahinduka kubera ibihe, dufite abantu bahindutse kubera ibihe. Ukagera hano ukazanga umuntu umubwira, umuntu nigeze ngana nawe aransetsa cyane, ndamuganiriza kubera iki Kigali mbona byaragucanze bimeze gutya. Ati ariko Kigali ntabwo yize umukozi w'Imana. Ati Kigali nyine iragufatika guhindura. Reka, ikibazo ntabwo ari Kigali, ikibazo ni uburyo yitwayemo. Ikibazo ntabwo ari aho wavuye, ikibazo ni uburyo wabagaho. Ikibazo ntabwo ari muri Amerika uzajya, ikibazo ni uburyo uzahitwara. Usanga ari abantu bavuga ibintu bitandukanye, bakavuga uburyo butandukanye, ariko ibyo byose nta rwego rufatika wagira mu muntu inama. Usanga kubereza inama zidafatika.
ejo bundi nawe n'undi muntu ndacyo kibazo cy'amagambo cyane ko gituma abantu amagambo araryana nta muntu utabizi waba ukomeye waba uri mugufi barakuvuga rwose ukamera nk'ubaye distraction donc ukagira ibintu byinshi mu bwonko umuntu arambwira ni bamvuze cyane tubizagenda gute atuwahunga akava hano agashaka ahandi hanajya nubwo watega indege ukajya mu Busuwisi muri Amerika n'ahandi hose amagambo yabuza yategana indege ntabwo uzasigira umuntu ndasubiramo aho wajya hose amagambo nayabuza yatwara mwene data wowe dukurikiranye komeza wihangane ukomere komera cyane hari n'abandi basigaye babwiriza ubutumwa ngo agakiza n'ikintu gusubira mu bintu bavimo hari umuvuga batumwe mumeze imisa ntangaza ambwira ngo abantu ngo abajama ngo abatipe ngo ibintu bikomeye oya nicyo ntabwo ari ikibwiriza impamvu mubivuze nuko bibabaje abantu babuze kuvuga ubutumwa bwiza bushingiye kuri Bibiliya basigiye bavuga imimerere uko umuntu yaraye amazi imisi ari mu butembere muri Swede amazi imisi aguriye umudamu w'ibintu bikomeye amazi imisi aguze V8 Range Rover anahabwa ko ngako ntabwo ibyo ngibyo ari ikibwiriza ahubwo ikibwiriza ni ukujya mu ijambo ry'Imana ukabwira abantu ikimana bashakaho rero bene data bashiki bacu turabakunda cyane kandi turabashimiye cyane turabinginze kugira ngo duhinduwe mu mutima rwose kugira ngo tumaramaze urya urushaho kwegereza kugira ngo tubashe gutsinda tubashe kunesha tubashe kuba abantu bahindutse rwose mu mitima yacu iryo ni ijambo ry'Imana nifuzaga ko tuganiraho muri aya masaha muri aka gahe dushobora kubabwira ngo dukwirinde ko twirinda coronavirus twirinde no mu buryo bw'umwuka no mu buryo bwo mu mutima tubashe guhuza iyo mimerere kandi tubwire n'abashiki bacu n'abapapa bacu n'abamama bacu bagezweho n'icyo cyorezo bihangane bari kubafasha bagenda babafasha kandi bizaza kugenda neza turabashimiye cyane kubwo kudukurikirana cyane n'umuhati mutugaragariza Imana bahereza umugisha kandi nkuko twahereye tubasuhuza mu mpande enye z'isi burasirazuba n'uburengera bwaryo n'amajyepfo n'amajyaruguru ndavuga ku isi hose ntabwo ari mu Rwanda gusa Imana bahereza umugisha mwinshi kandi Imana bagirire neza ko mukomeje kwirinda iki cyorezo mukomeze mwirinde n'iki cyorezo mu buryo bwo mu mwuka Imana bahereza umugisha mwinshi murakoze cyane.